umunsi ngiye kwereka ukuntu wajya applica ubwenegihugu naturalization. Application and naturalization ni amoko abiri. Hariyo ku applica online hari n'indi yo gufilinga by mail. Hakaba no ku applica ubikoze online nta bikaratasi. Gusa umunsi ngenda kwereka ku applica ukoresheje iki? Ukoresheje ibikaratasi. Mbere na mbere ku applica ubwenegihugu uzuza form yitwa N400. Iyo N400 nabwo biterwa na category, biterwa na category yo ku applica ubwenegihugu. Hari igihe nkagoretse nk'urugero, igihe wabura ubwenegihugu uri nk'umwana w'umubyeyi wabaye w'umu-US citizen, umubyeyi wawe ni US citizen, kigiye nawe ya applica N400. Hari indi form yindi ujya uzuza ku ruhande nayo y'ubwenegihugu ariko atari N400. N400 ni abantu batavuye ku babyeyi nyine, ku babyeyi b'abantu b'abanyamerika. Okay, uritari dutangire. Ngo tugiye ngiye kuva kuri hano mashusho ya hano, tugiye kujya ku mashusho muri computer. Tangira mu mashusho muri computer nkwereke ukuntu batangira from scratch. Byose from scratch. Amazina n'ama address ndikoresha hano n'amanimero ni ibintu nda fabric nyiragara fabricate ni ireme ntago bibaho. Niyo ndampi address ndikoresha ntago ibaho, n'amazina ndikoresha ntago abaho, na nimero ndikoresha ntago zibaho. Ibi byose byinduza hano byose kuri application nta na kimwe kibaho, ndibyo nda fabric. But anyway, kane yo gundi gigiye cyawe, let's get started. Niba ukimara gufungura computer yawe bitewe na computer uri gukoresha, nimba ukoresha MacBook genda kuri Safari cyangwa genda ku yindi internet browser yifite muri computer yawe. Niba ukoresha Windows computer nawe genda ukoresha nawe wakoresha ntuza Microsoft Edge, ni igikunda kuzira default. Gusa niba ufite n'indi internet browser jye wizeye genda uyiclickeho none uyifungure. Muri no case ngiye gukoresha Google Chrome ngiye gukoresha, gusa ntago ari ngombwa gukoresha Google Chrome. Jewe hano ndi gukoresha Windows computer, so mfite Google Chrome reka bari nkoresha. Noneho uraza kuri internet browser yose ari Safari cyangwa Google Chrome cyangwa Microsoft Edge, ukayiklickaho double click. Noneho ukagenda kuri website ya USCIS ariyo www.uscis.gov. kanda enter. Noneho ukagenda hano kuri ingini niyo official website ya USCIS. Ntago uscis.com, no, ni uscis.gov. Website zose za leta zose usanga ariho na kalaibo hejuru, ashyize kalaibo kanditsweho ngo sinzi mba bisoma hano ngo an official website for the United States of the government. Okay, bese site yose irangizwa na .gov, yose abari ya leta. Okay, ukagenda hano kuri form hano kuri ntuza kuri no menu yabo ugakora kuri forms. Noneho hano urahabona amaform menshi atandukanye, kuzibona zimwe za ntuza za green card yari hano yo kuri pressing no za green card yawe yo rusanzwe ufite yaba expired cyangwa itaye, cyangwa se n'amaform menshi kuyabona menshi. Noneho izi form bagiye bashyira hano imbere nizo zikunda gusachingwa nyine kuri site yawe. Ntago ari zonyine, bafite n'izindi nyinshi. Ushaka waza ugakora hano kugira n'andi maform menshi yose atari amwe batashyize hano imbere. Noneho twebwe muri case yacu tugiye gukoresha ingitwa N400. Ingitwa N400 tugiye kwa applica ubwenegihugu bw'umuntu waje nk'umwimukira muri Amerika ariko yuje ibisabwa kugira ngo bamuhereze ubwenegihugu. Gusa N400 ntago ari yonyine y'ubwenegihugu, hari n'izindi form zindi z'ubwenegihugu zitari N400. Kamaza nagusobanura izindi form ebyiri. Harimo indi yindi yitwa N600. N600 ni form y'umuntu y'umwana wabaye umunyamerika automatically, umuntu wabaye umunyamerika automatically. Icyo byabaye ariko umubyeyi we
umwe mu babyeyi be cyangwa ababyeyi be bombi babaye abanyamerika ari munsi y'imyaka 18. Iyo umubyeyi abaye umunyamerika uri munsi y'imyaka 18, you automatically became US citizen. Ibyo rero kugira ngo bagoreze proof yuko uri mu US citizen, no applica form yitwa N600. None akaba n'indi yitwa N600K. Iyo N600K ni form y'umubyeyi wakubyaye uri hanze ya Amerika, none ukaba umu US citizen ariko uri hanze ya Amerika. Sinzi no kubyumva. Urugero ubyaye umwana avukiye mu kindi gihugu ariko uri umunyamerika wewe. None umwana kugira ngo nawe abo umunyamerika ari yo hakurya nyine atari yagira muri Amerika, yaplika form yitwa N600K. Sinzi murabyumvise, akeka murabyumvishe. Okay, so none reka twikirikira no kuri N400 application ya naturalization. None ukubona no kwa ushaka filing online, bazo bakubaza kuri form y'igikaratasi na gufiling online, byose ni bazo bisa. Siko gufilinga online kiruta byose nuko bita bigera kuri USAS immediately utarinze ajya kubyohereza ku posta. Okay, twebwe gusa muri case yacu gukora ntuza tugiye gufilinga form online, nako kuri ntuza kuri by mail kuyohereza ibyo bikaratasi no kuri printing. Okay, no hano ku muntu ushaka kuba extra careful, ushaka wasoma instruction kugira urebe ibisabwa byose kugira ngo uze ino form. Gusa ngewe ntago no video ariyo gusoma instruction, niyo kukwereka ukuntu ya filling a form, ubwo no kuzuga klikana kuri form. N400 is kuma ufite double letter biraba perfect. Noneho yimara gufunguka ntago turuyuzuriza hano, rukana ko imaze gufunguka form imaze gufunguka, ntago turuyuzuriza ngaha, ahubwo ngiye guhita downloading. Nawe niba ufite double letter muri computer yawe wahita downloading kugira ngo ibintu bigende fresh. None ngiye reka mpita savinga. Okay, unaye yamaze kuba saved. Ubwo nshaka nafunga in a browser, ahita ngenda hano kuri ntuza kuri kubona gukoresha Windows computer, shaka kanda Windows key hamwe na E, ntuza file tab igahita popping up. None ngahita ngenda hano kuri downloads, ngiye hano mukibona hano ko hano N400 yamaze kudownloading. Okay, none ngahita nikoraho guklikaho kabiri, double click, kanagereza itifunguka. Nimara gufunguka noneho mukibona ko imaze gufunguka. Okay, ngibe kambe mbifunze bijye kurande kugira mbone better view na kana zooming in gikaratasi hano. Let me see. That's too much. That's good. This is good. Okay, application imaze gufunguka. Noneho forms zose za nani Adobe, excuse. Right. Noneho application imaze gufunguka, hari akontu hariho information zose. Hejuru hano iburyo muri kubona hano ahanga handitswe gizabira expired. N'ubwoko bwa form, izina rya form. Handitswe ngo ino form is expired mu 2027 tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri. Uko nuko bivuze bisubiye inyuma, ubwizarangira mu kwezi kwa kabiri tariki 28 2027. Noneho forms za USAS bajya kurekana gutangirira hano hejuru ntagara hawe na alko kwanditswe ngo for USAS use only. Hano na habo ntagara hacu. Noneho munsi bajya kubwira ngo tangirira ngaha. Twebwe ahantu ho gutangirira rero nahanga hano ntiwatangira buzuza. Hano rashyiramo A number yawe. A number yawe ni alien number. Your alien number iba kuri I-94 ku muntu winjiye afite ibya I-94.
iyo A number iba kuri green card yawe, iyo A number iba kuri employment card yawe, iyo A number iba kuri ntoza, iba no kuri karatasi cy'imigration yaguhaye, iresi yaguhaye ya mbere na mbere ariko yitwa Rwandiko. Ino A number inshuro nyinshi iturukana hanze ya Amerika, ari imibare 9. Okay, A number rero muri no case nkuko nababwiye ibintu ndi gukoresha hano nibyo gufabrika. A number ngiye gutangira hano ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iyi nguru n'urugero ntanze. Noneho hano ni category. Ino category ubimaze gushyiramo A number uhita ushyiraho ucyuricyo urukwapika ubwene gihugu nk'iki. Hano twebwe muri no case yacu twe turi kwapika nk'umuntu uje ibisabwa kugira ngo bamureze ubwene gihugu. Umuntu n'umuntu ufite stati yo kuba ari permanent resident for 5 years, at least 5 years muri US. Umuntu mbese maze imyaka 5 muri Amerika. Niyo kategori yacu. Hari n'abandi nyine izindi kategori zo munsi, hari ab'ibisirikare, hari abagusezerana, nyine basezerana n'umunyamerika bakaba muranye nabo bafite ibisabwa nyine kugira ngo babone ubwene gihugu kubera ko basezeranye n'umunyamerika. Bo bitwara imyaka 3, I guess, niba ntibeshye. N'ab'ibisirikare bo ni immediately bana ako kanya. Okay, cyangwa se muri zino mpamvu zose kuva kuri B kugera kuri F nimba nta nimwe kureba, ubwo cyangwa nta A nayo ntayo, ubwo zigakigana kuri G kuvuga ati ndiko Afrika ubwene gihugu kubera impamvu runaka ukayitapinga hano. Ariko simbizi izo mpamvu zindi ntazo nzi, gusa hano twebwe muri case yacu ni hano hambere. Okay, noneho tumanuka no kuri part 2 kubera ko part 1 irarangiye. Hano bari gutangira kubaza amazina yawe. Hano muri case batangira kubaza izina ryawe rya nyuma, pana rya mbere, pana first name, tangira na last name. Hano last name, izina ry'umuntu rwa Afrika yitwa Rukara. Rukara. Ndi kwandika nabira Rukara. Noneho izina rya mbere hano yitwa Kamanzi. Rukara Kamanzi, cyangwa se Kamanzi Rukara utangijwe izina rya mbere. Noneho niba ufite n'izina ryo hagati, izina ryo hagati nyine naryo ushaka waryandika hano, ariko muri no case Rukara Kamanzi ntaryo afite, ubwo haratwareka hari blank. Noneho hano ikibazo ya kabiri, kuri part ya kabiri bari kubaza mbese andi mazina yose yuhigeze witwa yashyira hano kuva havuka. Nta mazina rero ntago ari mu dusirino, sima kuba wakura mu rusisiro cyangwa abanyeshuri mwigana, twe ntago turimo. Ni amazina wenda ku bantu bagiye bahindagura amazina yabo byemewe n'amategeko. Abantu bagiye ajya mu nkiko amazina yabo ahindurwe ku byangombwa cya ku certificate yo kuvuka, bine nk'ibintu ngibyo. Andi mazina yagize witwaho nayo yozanga izina rya mbere, katuvuge ko Rukara Kamanzi yitwaga Kaberuka Kamare, ntiyabikubitana. Cyangwa se akavuga ngo yitwaga n'irindi zina rindi ryo yitwaga wenda Kabira Kabange, n'urugero ndi gutanga. Kabira Kabange nabembe yarabyitwa mu gihe cyashize bizwi, afite na proof yuko yabyigeze kubyitwaho, nabyo yagira ute yabikubita hariya. Ariko muri no case ntabyo afite. Noneho turacyakomeje kuri part 2, hakazaho amazina kuyahindura. Ku gice cya kabiri ni bakubwira ngo ese ushaka guhindura amazina. Ku muntu ushaka guhindura amazina rero hano kuri part 2
kubwiye abonye ubwene gihugu kuri certificate y'ubwene gihugu akaza izina ritandukanye na social security bakamuhereza social security yanditswe amazina atandukanye yazabasaba passport bakamuhereza passport yawe amazina mashyashya biyise nahangaje byemereza kuri name change. Okay, noneho hano kuri name change hano ukora kuri handitswe 3 handitswe ngo would you like to legally change your name? Would you like to legally change your name? Hano ujye ubyemereza cyangwa ukabihakanira. Gusa muri case ya Kamanzi ntago ari uhindure amazina. Gusa ari uhindura amazina yaza agakanda agakanda ngaha handitswe ngo yes. Nyamara ukanda yes agahita avuga ngo nshaka kwitwa izina we nshaka kwitwa inka nziza. Inka izina rya kabiri inka nziza. Okay. Ubwo nagira kuntuza nagira kuri interview nibwo bazamubaza ngo twabonye ushaka guhindura amazina. None tubwire impamvu wahinduye izina ryawe kuri ko wahinduye izina ryawe uzabaherekeza impamvu yumvikana yatumye uhindura izina ryawe. None bakubaza tena kubera iki ushaka kwitwa iri zina rindi naryo uzabwira impamvu yumvikana ishaka gutuma uhindura iryo zina rya mbere ukajya kuri iryo rindi ryo ushaka guhindura. Okay, so muri case ya Kamanzi ntabyo ashaka guhindura ka Stefano agiye azaguza klika ngo no ntago nshaka guhindura amazina yanjye. Okay, noneho ahangaha kuri kane ni ku bantu bafite USCIS online account number. Ni bafite account number ya online kuri ntuzo kuri site yawe niba uragiye afungura account ko ntago ujyishyira nimba ifite utayifite warareka gutyo ukareka ukimukira kuri 5 no handitswe ngo igitsina igitsina gabo ukashyira hano igitsina gore ukashyira ngaha nurakurikira 6 ugashyiraho amatariki yavutse kavuke Kamanzi hano ngo yavutse wenda tariki 9 z'ukwezi kwa 7 mu gihumbi. Hano ndi kwicurika hano kubaza month date na year gusa kavuge ko yavutse mu kwezi kwa 7 tariki 11 igihumbi kimwe magana cyenda nenda na 64 yavutse 64. Noneho tukagenda hepfo akabazo kandi ka 7 yakabaza ngo nimbura umunyamerika nako nimbura umu permanent resident wabaye mu permanent resident kuva ryari. Hano rero ni igihe wabaye mu permanent resident. Igihe wabaye mu permanent resident ni igihe green card yawe yatangiriye gukoraho. Mbese ni itariki yanditswe kuri green card. Nimba ufite green card ya mbere na mbere atari yo wari niyonze nabyo simbizi nimba bajya byandikaho ku bantu baziri niyonze aho simbizi nimba yego byanditswe ariko nta mbazi nimba handitswe ya tariki ya mbere na mbere watunze bwa mbere green card. Gusa ni itariki hano ikintu kibazo kibaza itariki yo green card yawe yatangiye gukoraho biba byanditswe kuri green card. Inshuro nyinshi usanga ku bantu bagiye baza muri Amerika nk'impunzi usanga itariki bagireho kuri immigration bwa mbere na mbere muri Amerika niyo tariki babayeho aba permanent resident. Nibize n'icyo kuri green card bitandikwa ngo nicyo gihe waboneye green card. Okay, noneho katuvugana ku case ya Kamanzi ko yabonye green card mu 2020 nakanga yara mu 2020.
tariki 1 kwa mbere. Icyo gihe yaboneye green card. None wakana bakazaho igihugu cy'amavuko. Igihugu cy'amavuko katuvuge Kamanzi ko yavukiye wenda muri Burundi. Burundi niyo iwabo. None Kamanzi katuvuge igihugu cya citizenship or nationality. Hano hari ibintu bicanga canza abantu, kindi cyane abantu kiri batoye. Hari abantu yakeka ko amateka hano muri Amerika ariko ameze n'ahandi. Ibihugu bifite amateka atandukanye. Katakweza urugero. Nko muri Tanzania niyo ufite umubyeyi umutanzania. Ababyeyi yari abatanzania. Ubwo nawe uzavuka uri umutanzania. Kabone niyo wavukira mu kindi gihugu. Birora Marek uzabura mu Tanzania. None muri Amerika ntabwo ari cyo bimeze. Muri Amerika yuvukiye muri Amerika uwo munyamerika. Ariko iyo abyeyi bawe bombi ari abanyamerika ukavukira hanze, kabone niba baravukiye hano, yuvukiye hanze bibasaba kugusabira ubunyamerika. Ugiye hanze ho ahandi ho muri Tanzania iyo abyeyi bawe abanyatanzania ukavukira ahandi ari hose, icyo gihe ntago bagusabira ubwene gihugu muri Tanzania. Biri automatic ufite ubwene gihugu. Noneho hano bari kubaza igihugu cy'amavuko n'igihugu cya nationality. Hano tugiye kuvuga urugero ko Kamanzi ari umurundi. Ko yavukiye mu Burundi nako. Burundi. Noneho igihugu cy'ubwene gihugu cye. Cy'ubwene gihugu. Katuvuge ngo ni Tanzania. Okay, Tanzania. Bino bisobanuye iki rero? Bino bisobanuye ngo Kamanzi n'umunyatanzania wavukiye hehe mu Burundi. Sinubwo byumva. Kamere ndabereza n'undi rugero. Kamvuge urugero rundi making sense. Kamanzi katuvuge ko ari umuntu waturutse muri Rucuru. Yaturutse mu gice cya Rucuru. Noneho haba intambara muri Rucuru. Barahunga bajya mu Buganda. Mu Buganda bajyana mu nkambi yitwa Nyakivara. Nyakivara bagezeyo. No. Siko ndabivuga gutera. No. Hano nabyo ndi kwibeshya kuko nangiye utanga urugero rucuramye. Tukangwereza urugero. Kamanzi yavukiye muri Uganda. Noneho amaze kuvukira muri Uganda. Avukira mu nkambi yitwa Nyakivara. Ariko ababyeyi be ni abakongomani baturutse muri Rucuru. Hano Kamanzi yakwandika ngo igihugu cy'amavuko ni Uganda. Ariko igihugu cy'ubwene gihugu cye ni DRC muri Congo. Muri Democratic Republic of the Congo. Nicyo gihugu cye cya nationality. I guess murabyumvisha hano. Okay. None hano akazi ka 10 kaza nyoko cyangwa so bari abanyamerika uri munsi y'imyaka 18 hano igisubizo ni no. Noneho yuvuze ngo yes. Yuvuze ngo yes. Hano bahita babwira ngo nimba uvuze ngo ingo uri umunyamerika tayari. Ahubwo ino form yereke ujye kuza form yitwa N800 yandi nababwiye kare. Gusa hano Kamanzi nacyo bimeze ni no. Okay. Hano akazu ka 11 kuri part 2 karabaza ngo mbese ufite ikibazo cyo mu bwonko, nyine ufite ikibazo cy'ubwonko cyatuma ubwonko bwawe bitashobora kwita bafata icyongereza bikoroheye ni mu gihe ngenekereje. Bikoroheye ku buryo mu gihe cy'ubwene gihugu byakuvuna nko kurahira cyangwa se gukoreshwa interview. Cyane ku bantu bakuze hano, abantu bakuzeho, abantu bageze baza muri Amerika bakuze hano inshuro nyinshi yakunda kuba yes. Kuko imyigire y'umuntu mutoya n'imyigire y'umuntu mukuru biratandukanye. Kino ntago ari ikibazo cy'ubumuga pe.
ntabwo ari kuvuga ngo mbese nguri kimuga no, ahubwo ari ukuntu ubwonko uko umuntu agenda akura bugenda bunanirwa adapting ibintu bishyashya. Hano ku kesi ya Kamanzi ni no, kuko hano bivuze ngo ingo, hano yasubije ngo ingo, hano USCIS yiti gutegeka ngo hey, nimba ari bya nyabyo ugomba kuzajya ku muganga ari wese wo USCIS yemera, noneho wuzuze form yitwa gutyo. Ingiyi no muganga ugiye kuzuriza, uwo muganga nuzagusuzuma areba ubwonko bwawe koko niba butayishobora ku adaptinga ibintu by'indimi, azakoresha ibizamini bye abyemeze akuzuriza no form. No form yitwa N648 ariyo N648, uyifatanye n'ingi yitwa N400, ubifatanye ubyoherezanye bigenda biri kumwe. Gusa mu kesi ya Kamanzi ni no. Noneho tugakomeza ahangaha ngo nimba usubije ngo yes, nibe nta numara kuvuga ibyo hejuru ngo kunavuze yes, agomba kujyana n'ibifata document yende kayifatanya na document y'umuganga mwaye kayifatanya na N400, none akabyohereza he muri SCIS. None hano tugiye kuri Social Security Administration. Hano bari koza kuri 12A koza mbese ashaka ko USCIS izabwira Social Security Administration ko abanyamerika none akagureza n'agakarita gashyashya. Noneho ahangaha nibabwira ngo yes, ku muntu uzahindura amazina bazamhereza n'ikarita nshyashya. Ako bite bishaka ushaka kuzabibwira akirika ngo no. Gusa hano kuri kesi ya Kamanzi ntabwo ashaka kwivuna, reka USCIS zamufashe imukorere umuti. Excuse me. Nagarutse. Hano zamukorera umuti. Okay. Noneho hano kaza 12B. Hano bahita bakubwira ngo ngaho shyiramo security yawe. Gusa ngo nababwira ni ibintu by'fabrice, ubwo gushyiramo imibare ni himbi. Itana mapfa no kumacinga n'umuntu wese security number yiwe. Okay, irani yo security number ya Kamanzi. Nakaza 12C. Hano ushaka ko kumubaza mbese ashaka yuko USCIS izamugirira bakamere izamukorera izamubwira Social Security Administration ko bagushyira ntuzo baguhereza akarita gashyashya igihe wapitse ugiye ba updating the system muri system zabo ko abanyamerika. Hano muri Kamanzi arabwiye ngo ntarebi yes, ashaka kuhindura n'akarita gashyashya wenda karamazina mashya cyangwa ana replacing akoresha afite gashasha. Okay, nawe niyo nama nakugira ku muntu ufite security inashaje cyangwa umuntu wahinduye amazina. Ubwo part 2 ikabirangiye tukiye kuri part 3. Part 3 ni ibibazo bijyanye na imiterere y'umubiri wawe,
biographic information. Hano barakubaza mbirambere uruhu rwawe nimba utari mu Latino cyangwa Hispanic. Hano twebwe ntago rukara namwe gute n'izina no muri Africa no mu Rwanda cyangwa se mu Burundi cyangwa muri Congo cyangwa muri Uganda. Okay, hano rukara ntago ari mwe muri bari no gusa rukara hano no African American cyangwa se rukara cyangwa umunyirabure. Okay, none uburebure bwa Kamanzi afite uburebure bungana na 6 feet and 1 inch. Uburemere bwe afite 165 pound. 65 pound. Okay, none tukwiye kumboni y'amaso ye ni afite brown eyes, none umusatsi wiwe ukaba urukara. Okay, zino information niyo bigucanga canze wari kuri idea byanditsweho kuri idea cyangwa driving license cyangwa permit yo mu state yose byanditsweho. Okay, none tugiye kuri information z'imiturire. Kamanzi hano ni kuri platform. Kamanzi ubahe utuye ubahe cyangwa bino bintu bireba nde iyi application ni yande ninde bikureba. Okay, Kamanzi ni hano bitangiriye. Kamanzi iyi application ni yande ireba nde. Iyi application ireba umuntu yitwa Kamanzi. Hano wandika amazina Kamanzi Rukara. Okay, Kamanzi Rukara tuye kumanda yitwa ngo iki. Kamanzi Rukara tuye kuri 123 Street Avenue. Noneho atuye kuri apartment. Ku muntu utuye muri apartment ntarakirika kugira ngo ntuye muri apartment ya 4. Kumva cyangwa se ku muntu utuye muri ku nzu zigira floor, ama duplex cyangwa ka duplex zigira floor. Umuntu utuye kuri first floor cyangwa second floor, nabyo hakira hano kuri floor gashyiraho intebe kuri 5th floor cyangwa se intebe kuri 3rd floor cyangwa kuri 2nd, ushyiraho floor ituyemo. Gusa hano Kamanzi hano ntago atuye muri ibintu byose. Asiga kuriya ashyiraho izina y'umujyi atuyemo. Hano ashyiramo izina ry'umujyi utuyemo cyangwa gatown utuyemo. Kamanzi atuye kuri mu gatown kitwa ngo ni town zone. Yeah, state yatuyemo. Hano atuye muri Alaska. Hano bashyiraho niza abbreviation zose z'ama state yose muri Amerika. Hano kavuge ngo atuye muri Alaska. Gusa nawe bitewe state uturukamo nawe ugombe kuzi abbreviation state tubamo. Nimba utayizi reba kuri ID yawe byanditsweho. Hano handitswe address cyangwa driving license. Okay, Alaska niyo Kamanzi atuyemo. Zip code zo muri Alaska ntazo nzi. Ubwo zip code ni 12345. Zip code ari muri 5 gusa. Okay, noneho hano takararangiye. None tugiye hano kuri physical address. Physical address igiye gushyiramo address y'ahantu yatuyeho hose, igihe yagiye havira n'igihe yagiriye. Katuvuge urugero yatuye kuri 123 what street should I say? Congo Boulevard. Mu mujyi witwa tuvuge Plainfield. State yitwa, I'm gonna say Indiana. ID. Zip code. Mwenda 88888. Hano ntago habaho
nibyo mpimbye gusa Plainfield muri Indiana ibaho. Okay, igihugu ni muri United States. Yahatuye kuva wenda tariki 1 z'ukwezi kwa mbere 2020. Okay, ahava wenda tariki 1 z'ukwezi kwa munane 2022 n'urugero ntanze noneho hano ugashyiramo n'ahandi hose hagiye utura n'igihe avugira n'igihe abivuye. Okay, ukava noneho gusa hano ahangaha hano hejuru ahantu yogiye kubabwira hano hejuru hano ishyiramo ahantu utuye kano ako kanya ahantu utuye ubwo kuri na adresse ya mbere iyi ubwo ino adresse yituyeho ushyira igihe wayituriyeho kamubwiye ko kamanzana yituye tariki 1 z'ukwezi kwa mbere 2024 set 24. Okay, 24. Okay, kugira akakanya ariko Afrika ubwenegihugu none hano munsi ko ikintu ushyiramo n'andi hano hose wagiye utura none kuri hano kuri kabiri bari kubaza mbese hano hano utuye niho woherezwa ibikaratasi. Ubwo hano urasubiza ingo cyangwa oya. Nimba yanditse ngo yes bitubwira ngo skipping ibintu byose ugenda kuri part 5. Niwanditse ngo no ubwo urayitura igenda no kuri part 5 wandikeho ninde wundi wakira ibikaratasi atari wewe uruko Afrika kuri la adresse nyine. Niba la adresse atari wohereza ibikaratasi ubwo hari aho utuye ntago ari byo wakira ibikaratasi. Aho handi wakira ibikaratasi ninde uzabyakira. Nimba ari weho urashyira amazina shyireho hano shyireho ya adresse nyine uzuze adresse ukuntu wese izo kuri twujara hejuru. Okay, gusa mu kese y'akamanzi hano ni yes aho atuye nane yakira ibikaratasi. None tugiye kuri part 5 kuri information zimishakire kuri we hano akumaze nimba ari single cyangwa married cyangwa mu divorce ni ko hano ibintu byose n'aba separated those n'abapfushije focus cyangwa apfakazi mumbwire umupfakare n'umupfakazi buri abapfakazi n'igitsina gore umupfakare abaho cyane ijambo ryo nihimbi. Anyway, tukikomeza muri comment nawe mbwire umupfakare mbabaho. Okay, what is your current marital status? Hano kesi ya kamanzi hano ibere amasinko gusa ni muri Mariye ukanira kuri Mariye. Okay, noneho ahangaha kuri kabiri bari kubaza mbese nimba muri Mariye ngo mbese umubanyi wawe ni umusirikare. Hano rero nimba ari yego kwitana ngo yego gusa kese yacu ari single ntago ari Mariye ubwo ntago tureba. Na hano hejuru uko no kwanditswe ngo if you single and have never married go to part 6 information about your children. Hano rero kubera ko hano tuturime bino byose tugiye kubyirengagiza twigendera kuri part ya 6. Part ya 6 ni information about your children. Kamanzi hano nta mwana n'umwe agira gusa niba ufite abana tugashyira abana mfite abana babiri hano ugashyiraho umuhungu cyangwa umukobwa amazina ye tariki yavukiyeho ugashyiraho nimba mu bana itariki y'amavuka hano itariki y'amavuka ni hano ugashyiraho isano ufite nyine uwo mwana kuko hari abana nagiye ba adopted. Umwana ufite wese hari umwana hari ugira abana utarabyaye kugira umwana wawe adopting kandi atari ntago ari biologically ko ari wawe ariko no mwana wawe murabana niho murene wo mushinzwe kuva
ari agahinja kabona nubwo utamubyaye nawe umwana nawe ari wawe. Okay, gusa umuco wacu nk'abatutsi rero nako umuco w'Abanyafurika inshuro nyinshi umwana wabyaye ni umwana wawe. Okay, ngakore kangatema. Noneho hano ushyiramo isano ufitanye n'umwana. Noneho hano ukababwira nimba mu mikurire y'umwana nimba umufasha, nimba ari ufasha umwana mu mikurire arimo kumutunga. Ukababwira ngo ingo cyangwa we, ko hari n'abagira abana babyaye ariko batabatunze, umwana arerwa n'abandi bana ariko yaramubyaye ariko ari ubu. Nubwo atamutunze atamufasha mu buzima bwe bwo kure, ariko n'umwana we buri biological, is that what they call it? Yeah. Okay, part 6. Kamanzi we ni pure afite umwana 0. Ubwo hano uragira gutya ukashyira 0 ko nta mwana afite. Okay, none tukahita tugenda kuri part 7. Part 7, information about employment and school attendant. Hano ushyiramo ahantu wagiye ukora, kuba izina ry'abakoze, ari company nyine izina rya company yakozemo, umujyi wibamo, state yibamo, na zip code n'igihugu kiyo company ibamo. None ukandika igihe cyo wakoreye kugira aka kanya ubwo hano ni hanyuma uheruka gukora cyangwa ukora kano kanya. None hano ugashyiramo occupation, wakora iki aho hantu. Semwe n'amashuri, hano izina ry'ikigo, umujyi kirimo, state kirimo, zip code yacyo, igihugu, itariki watangiye kwiga n'itariki warangirije wigaga ibiki. Cyangwa se ukabyuza hano hejuru ukavuga ngo ukavuga ikigo kuri umunyeshuri gusa utigeze ukoraho. Ubwo bintu byose aka kanya kuri umunyeshuri byose urabyuzuza hano, watangiye kwiga hano ku icyo kigo ryari kugera uyu munsi ukiri kwiga. Ubwo hano uhiga ibiki nibyo uzariye. Hano nawe wabyumvisha. None tukagenda kuri part 8. Kuri part 8 ni inshuro wagiye hanze y'Amerika. Hano ni waruri hanze y'Amerika. Hanze y'Amerika wagiye inshuro zingahe? Skip that. Okay. Hano kuri part 8 ni inshuro waruri hanze y'Amerika. Yaruri hanze y'Amerika wagiye mu kihe gihugu ryari? Okay, hano Kamanzi nta gihugu yigeze ajyamo cyo hanze y'Amerika, amaze imyaka 5 muri Amerika, ariko kubwira igihugu ntawe yigeze sohoka hanze. Hano niba Kamanzi yarasohotse hanze y'Amerika, ubwo yavuga ngo hey, hano tariki 1 z'ukwezi kwa mbere 2020 wenda na 2 kugera tariki 1 z'ukwezi kwa gatatu 2022 yarari mu gihugu cyitwa Togo. Yari muri Togo. Uko byandikana cyo gikararimo n'ibindi amatariki yagiye ni amatariki yagiye ugarukira. Utabyibuka wafata travel document yawe cyangwa passport yawe ku bantu bafite passport zo mu bindi bihugu, ariko bemere kuba muri Amerika bari bafite za green card bari muri Amerika. Ariko ifite green card usohoka nko permanent resident, nawe usohokera kuri passport yawe washyira ku ruhande. Gusa ufite travel document cyangwa se the entry permit cyangwa parole document, wayifata ukarebaho ahantu bagiye kubita amakashe uri gusohoka no kwinjira no kugaruka, handitswe amatariki yayoberaho, ukabyandika igihugu ukandika n'igihe wagarukiye. Gusa Kamanzi hano muri dossier ntabwo yigeze sohoka muri Amerika, ubwo bino ntabwo bimureba. Hano hose arasiga hambaye ubusa. Okay, tugiye kuri part 9. Part 9 ni andi makuru kuri weho,
andi makuru kuriho kurareba n'ubwene gihugu bwemerewe. Ikibazo cya mbere mu kubona kwanditswe ngo wigeze ukenera kuba umunyamerika mu bundi buryo. Hano Kamanzi gisubizo no. Ladies and gentlemen, ibibazo no kubyitondera. Ibibazo no kubyitondera kuko kimwe yisubijemo ngo yes ugomba gutanga ubusobanuro. Giraterwa n'ibibazo hari n'ibindi ra hepfo bikeya nka bitandatu. Byo bisubije ngo no nabwo ugomba gutanga ubusobanuro. Kuko n'ibibazo byaguta mu kangatete mu mazi abiri. Okay. Wigeze ukenera ku munyamerika mu bundi buryo. Ubwo rero hano Kamanzi gisubizo ni no. N'ibindi ukabinyuzamwo amaso byose, ibibazo byose ukabicishamwo amaso, ibi byose biri hano ni no. Muri kese ya Kamanzi ni no. Ntabwo ziranye n'abakomuniste, nta n'isano yigeze agirana nabo. Ni umuntu mututsi turukira hepfo mu nce zo muri Masisi na kumuri Rucuro. Tugakomeza ntabwo yiza kuri ama genocide rwanda komeza mbese yigeze agira ahura n'ibintu bya genocide. Ndikwa gusobanura ikibazo cyose ukora ko ntabwo naje gutranslatinga gusa cyangwa gutocheringa cyangwa kwigerageza kwica umuntu. Ibibazo Kamanzi n'umwere n'imbere y'Imana irabizi ko umwere hano ni no. Za no gusa hano ukabicishemwe amaso nimba ari ibiri apply kuri weho ukavuga ngo yes gusa nusuza ngo yes ugomba kuzagenda na n'ubusobanuro bw'iki kibazo cyavuze ngo yes. Gusa hano mu kese ya Kamanzi ni no. Ubwo we kambi musubirize no. Kuko bino bibazo inshuro nyinshi yakundana ku bibazo mbere kuzana muri Amerika. Yes. Umuntu gukora interview. Okay. Hano ni no. Kandi gira gusubiza bino bibazo ugomba kupenga attention yagira ntagire na kimusimbuka kuko kuvuga ko nibagiye akangaka yukibagiye ukemeza ngo yingu cyangwa oya bagusupa application yawe barayikugarurira ubwira he hari ikibazo cyo yasimbutse wibagiye gusubiza barayikugarura mpaka kubisubije yingu cyangwa oya. Okay, hano ni no. Nawe ucushe mu amaso nyine nawe ukareba ugasoma gusa ibyinshi kuri mwese ndikona rero. Okay, ngeze ukabazo keza kiyikundiro ariko tanone kabi. Hano akabazo kabaza ka 15B. Ladies and gentlemen, none form ntago mbizi nigihiro kuri no video gusa no form niyo mu mwaka 2025 izaba expired mu 2027. Ntago nzigira kuri no video gusa nimba kuri no video haciye kino gihe iki kibazo kiri hano ndabizi ntago bazagisiba kuri forms zindi zakuri kiringi ahubwo ari bakimura akagishyira ku indi page cyangwa agihindura kikaba cy'umubare runaka. Gusa hano akanya kuri no video hari ikibazo cya 15B. Okay, akabazo ka 15B karabaza ngo kambivuge na mu cyongereza ngo have you been arrested, seated, detained or confined by any law enforcement officer, military officer in the United States or elsewhere, or immigration officer, or immigration official for any reason, or being charged with any crime or offense. Hano ku muntu wigizeho itike yari yose you name it, yaba ari gutwara yaba ari izindi behaviors ari zose warigize itike hano igisubizo urakibabwira ngo yes. Igihe wagiye mu rukiko ujyanywe n'itike hano igisubizo uravuga ngo yes. Zima ndi kwivuga itike ntago ari ari gufungwa. Itike ntago ari waba detained bikarangira nta tike yo guhaye ariko itike iyo hawe itike
itike ntabwo ari crime. I mean itike igomba kuzana crime. Now itike hari amatike nka tike ya kaduvuga nka speeding ticket. Inshuro nyinshi amatike mu bantu yo mu muhanda. Andi matike ku bantu babimukira inshuro nyinshi usanga kugira muhereza ari imyitwarire nawe itari fresh. Nkamvuga amatike mu muhanda. Amatike mu muhanda ni bariguhayo ikigiye wigize ubaho seated. Ahangaha ni ino ni tike mu muhanda. Bayiguhaye urabwira ngo yes. Itike wese ni mu muhanda ni tike yose yari muturanye bakwakuriye wenda kuri impamvu runaka wangije ibintu bye, nayo ni hari. None hano wandika izina ry'icyo kintu cyo cyabaye. Habaye kikadore ukavuga ni hano speed ticket. Speed ticket. N'urugero speed. Nyakandika speeding cyangwa speed. Itariki y'icyo gihe byabaye. Igihe urukiko rwabyemeje ko byemejwe ryari ku rukiko aho byabereye na resulta have mwiki baragufunze cyangwa se baguciye amande n'indi nkabyo cyangwa wari charged cyangwa case wa dismissed bikabyandika ari. Okay, bari baragufunze rero kandika ngo hey bamfunze baragufunze nyine iminsi runaka kandika ngo hey namaze iminsi 50 muri jail. Okay, gusa keka kano kubyumvisha gusa Kamanzi hano ntago ibintu byose byamubayeho ntabyo afigira. Rero hano asubije ngo no. Okay, n'ibindi nabyo uko bisoma hano naho ni no za no gusa na hano ni no. You get an idea. Now ukabisoma byose cishe mwa maso gusa hano icyo asubiza ngo yes ibyo ko cyakubiza icyuya ukajyana usobanura kuri USIS. Inshuro nyinshi no na application are denying no kongera kwa applica bwa kabiri ukazababwira impamvu ukazasubiza impamvu. No, hano rikambereke naho Kamanzi hano yaje ari mukuru hano ni no. Noneho hano hari ikibazo cya 22A nayirejishije. Hano bari kubaza mbese Kamanzi ngo riri gitsina gabo cyaje muri Amerika kiri hagati y'imyaka 18 na 26. Nimba kuri wo muri case yawe ari yes ugukeka hano. Icyari yes rero ugomba kuba wariyandikishije muri system yitwa US Selective System. Iyo system ni nk'isayivuga kira system nke ni system nk'abantu bari ku ngando ku bantu babaye mu Rwanda hari. Ni icyayi nyine bakubwira ngo hey dukenero abasore twababona. Iyo system niho ujya kwiyandikisha. Iri umwimukira rero ni nk'itegeko. N'abantu bavukiye hano nabo bajya biyandikisha kugira ngo bahereze benefit runaka za government. Ntago bapfa kuziguhereza uri umujene utariyandikisha. Rero iri umwimukira woni ni nk'itegeko hari kujya kwiyandikisha. Ariko hari abatajya biyandikisha to bakiyandikisha na nyuma. Nimba atayandikishije ubwo simbizi usana ngo sinzi kuntu bya biyenda gusa hano ukanda yes no ukandikaho nimero yawe muri US Selective System yabaguhaye. Hano Kamanzi hano agiye kumanza no kuri yes no ashyira nimero ya muri US Selective System bamuhaye. Excuse me.
noneho hano handikeho itariki yagiriyeho muri US Selective System. Itariki US Selective System yamwanditse. Iyo utabizi genda kuri hano kuri no website ya US Selective System, umara kwakanda ukagenda ugashyiramo ahantu ushyiramo social security number, izina ryawe rya mbere, ushyiramo social security number, itariki yawe y'amavuko n'ibindi n'utundi tubazo dukeya, noneho bigahita bi popping up, ugahita kureka nimero yawe ya US Selective System n'amatariki wiyandikishijeho nyine wanditswe. Iyo ibintu utabizi ibi ngibi biri hano bitabizi, ugenda kuri sss.gov, ukagenda kuri menu hano gusearchinga nyine iyo wabereye mu member wayo, igihe wiyandikishije mbese bigahita popping up, bakubaza utubazo dukeya gusa. Kamanzi yaje ari mukuru, ibi ngibi ntabwo bimureba, igisubizo hariya ni no. Kamanzi yaje ari mukuru, hano ni no, hano ni no. Okay. Ikibazo ngo yigize asohoka hanze y'Amerika kugira batamujyana ku rugamba, ni no. Nibi ngibi ni no, nyaboneka uzanyuza amaso ntugapfa guhakana gusa. No. Nope. No. No, no. No good time I'm going to except no. Hey, hano nibeshye kangongere ngaruka inyuma. Okay, hano tugeze kuri ibibazo bindi byakubiza icyuya. Ibibazo ubisubiremo kimwe ngo yes, ntabwo n'igihugu wabona. Hano hari ibibazo biri muri bino business against biza ngo no. Hano handitswe ngo muri ngo nusubiza ngo no ku kibazo kiri cyose kuva kuri 33 kumanuka no handitswe ngo nusubiza ikibazo kiri cyose no hava mu 33 ibindi ibindi nukura kuri off gusa ibibazo kuri bingahe ramisi 1 2 3 4 ibibazo kuri birindwi usubijemo kimwe ubisubije ngo no mo kimwe ntabwo negiye gwabona. Hano bari koze ikibazo cya mbere ngo do you support US Constitution? Ngo do you support the Constitution of the government of the United States? Igisubizo ni yes. Niki nacyo ni yes. Are you able to take an off because of physical? Hano kamanzi rero hano ni yes. Kubera ko azi ya adapting Icyongereza we ntabwo yapritse ngo ntabwo azi Icyongereza ngo wenda bazafite umuntu uri kumusobanurira, ntabwo azarahira mu Cyongereza. Kuri hano ni yes, azabyikorera. Hano ni yes, naha ni yes, ariko ongera ubisome unamenye icyo biri kuvuga, kuko kimwe muri ibi ngibi gisubije ngo no havemo kingi cya 33 ibindi byose ntabwo igihugu wawereza ni bye. Okay, natugenda kuri part ya 10. Part ya 10 ni ku bantu bari gushaka gucibwa amafaranga makeya kuri application fee cyangwa se ntibabacina amafaranga bitewe na case.
nimba uri umukozi ukora muri Amerika, hano nta kintu nakubwira no kuza hano kaza ugakora kuri no ugahita jumpinga kuri pati ya 12, ariko kese kamanzi no. Ariko nimba uri nk'umurwayi, umuntu w'ikirema, umuntu udafite amafaranga, utayinjiza amafaranga, hano kanda yes. Noneho ngiza kubwira ngo shyira hano stati yawe mu gihugu, nimba uri umukuru w'umuryango, mu nzu mwawe harimo abantu bangana wenda 5, none winjiza 0, nta kintu winjiza. Abantu mubana binjiza sort of number. N'abantu mubana nta kintu binjiza. Okay. Hano application igiye bagize ubuntu. Ariyo sasa yushyiramo imiyaga ikakubitira application free. Nimba ari umuntu uhenda icyo nyinshi n'abantu babana n'ubumuga bro, abantu nyine badakora. Nabwo hazaho izina ry'umukuru w'umuryango, ugashyiraho izina hero. Okay. Gusa you get the point. Kako ntago abantu bose bafite inoti. Ntago leta yagureza amafaranga tunangira ngo yisubize. Kareka nimba yari yigutunze ntago bagureza amafaranga ngo ngire bayisubize nawe. Ubwo no mu kese akamanza n'umukozi igisubizo ni Okay. Okay, tugiye kuri part 11. Part 11 rero niho application ijya kurangirira. Application hano hari applicant certification and signature. Hano kuri applicant certification and signature hano no gusoma ibi bintu ko wembe imbere y'amateka ya United States ko ibintu byo kwaplika ibikaratasi ngo kambihine kamhorohereza ko ibisubizo suje muri application bijyanye n'impamo no kuri kose ko wizeye ku bintu byose ari impamo, ko nta bikaratasi bya nta fraud arimo, nta fraud by'urukoresha, ko imbere y'amateka yuko byose bite n'imyumvire yawe kuntu wabyumvishira ukuze na application ko ari ibintu wemeye ko ari ukuri. Hano usinya hano ugashyira itariki yo sinya ako kanya. Iki gihe ni igihe weho kwiyaplikira. Ubwo mwese muri kureba ko ni itariki muri ni hano nanga uzabyemereza. Noneho hano ugashyiraho contact information. Ugashyiramo nimero wenda urugero ni 55 5555 55 5 atera kane gatatu. Yes, katugena nimero yawe ni telefone. Ugashyiraho email yawe nimba uyishaka, nimba uyifite ko nabyo no ushake, ntabwo ari itegeko. Ugashyiraho n'indi nimero mbifite nimba ntayifite ukarekera ya mbere. Noneho ugashyiraho ya signature hano, ariko ino signature ushyira wa printinze bikaratasi already. Noneho ugashyiraho tariki yusinya mwenda z'ukwezi kwa mbere 2025. Bino tariki yarangiye ko ari cyo gihe ugiye gusinyira hanga. Hano ntabwo wasinya muri computer, nta nubwo wanahandika. Printinga ukana gusinya rero. No nyuma yo gusinya inama nakugira no kongera kureba application yose, kureba aho wibagiwe
aho bagiye gusubiza cyangwa wasubije bitari bya nyabyo, cyane cyane kuri bya yes no. Ugasubiramo ukareba ukaverifye bwa kabiri, ukareba waburamo ikosa ukaprintinga ugasinya, warangiza ugafatanya n'ibindi bisabwa harimo za money order, 0 filing fees, ukabyohereza kuri SIS. Okay, ubwo rero hano tumaze kuri verifya, let mara ku verifya nta kusuru kubonamo hane go printing ugasinya. Noneho hano ni kuri part 11. Kuri part 12 ni kuri interpreters contact information. Hano ni information z'umuntu gusobanurira. Ushobora kuzuza application ariko hari umuntu wo gusobanura yanditswe. Ubwo nawe hano yishyiraho ko ari umusobanuzi. Ni izina rero, amazina yombi. Umusobanuzi. Aya ni amazina yombi. Kanandikira ndi umusobanuzi yitwa izina rya nyuma yitwa Gapira. Hano akitwa Gapira Celeste. Simbizi niba byanditse neza. Okay, niba yagusobanura nka business, ukana agashyira mu izina rya business yiwe cyangwa organization, agashyira muri nimero yo kumuboneraho ya buri gihe, wenda kavuge inimero ngiyi. Noneho nimba afite nimero akayishyiramo nabyo n'ubushake, n'indi nimero ya kabiri nabwo n'ubushake, nawe agashyira excuse me okay, hano agashyiramo indahiro agiye kurahira hano interpreter self and pressure. Hano agashyiramo izina ry'umuntu wamuhaye ikiraka cyo gutranslate ari we nyiri application, ko we na Runa Kamanzi Rukara ko ibyo kwemejwe ibintu byose babisubije kuri structure byanditswe. Excuse me. Nagashyiraho n'indahiro, ino n'indahiro bicishemo amaso n'indahiro. Noneho agasinya hano, nawe ugasinya, wewe wasinyira hejuru akagusinyira hariya nawe kuri application yawe. Tugiye kuri part 13 kuri contact information, certification and signature of the person preparing this application other than author. Hano ni contact z'umuntu ku applicira, igihe umuntu uri ku applicira atari weho, ntabwo rero uri ku applicira n'undi muntu uri ku applicira. Hano ashyiraho amazina yiwe, business yakorera, nimba ari umucuruzi cyangwa akora organization runaka, nimero yabonekaho, agasinya ngaha, agashyira tariki yasinyaho. Ibi ngibi hano kuri part 14 ni kuri information, additional information, ni ibintu byutabonye kuntu usubizira hejuru. Wenda urugero ugize amatiki menshi, wabuze kuntu yandika hejuru, akazi kubagoye kwandika amatiki, habaye hatoye, ushaka kwandika n'andi matiki, uraza ukavuga hano ngo page runaka kuri party runaka kuri item kangahe, ugahita uvuga hano ngo bampaye itike itariki, habamwe ibi, ndafungwa cyangwa ncibwa amande. You get the point. Okay, na hano kuri gatatu wenda ukagenda ukavuga ibindi, wenda ngo nagiye kuri party kuri page ya 5 wenda urugero, ntabwo nibuka page ya hejuru, party runaka
item runaka. Nagiye no muri Zambia. And Zambia, you get n'ikindi gihugu, Zambia and Mali, ugenda bigo byinshi. Bagusigira mbese ahantu kuzuza ibintu bitabonye kunusubizira hejuru. Okay. Noneho party 15 ni signature interview. Part 15 yo ni irangirira hejuru. Hano uhasinyira ruguru. Hano ni bya USIS. Bino ntago ari byawe. Okay, ubwo application yose ikaba irarangiye. Rangije gukora none application irangiye. Ikintu kinagushishikaza no guhita uyisaving. Uraza kwikika hano kono hano ni muri Adobe ariko uraza kwikika hano kuri save. Noneho ugahitamo ahantu ushaka kuyisavinga. Ngiye muri no case yanjye nshaka kuyisavinga muri downloads n'ubundi naho yariri. Ahita nklika. Okay, noneho ngahita nemeza ngo amazina iyi application igiye kuza yitwa Kamanzi N400. Nemeza. Ubwo tayari application ibaye be. Ubwo nshaka nafunga ibintu byose kuyibona kuri ngiye hano muri Kamanzi N400. Ubwo nagenda ahantu hari hose umuntu ufite printer nkayiprintinga nangiza kuyiprintinga nkongera ngicisha mu maso bwa kabiri nagucisha mu maso bwa kabiri nabona nta makosa nakoze nkayifatanya na ntuzana na money order n'ibindi bintu byose byo nemeje ama proof y'ibindi bintu byose ndabisabwa bitewe n'ibisubizo byo nagiye nsubiza nkayibifata nkabyoreza muri USIS. Ladies and gentlemen, muricyo ya Afrika ubwene gihugu. Nizere yuko bayemo ubumenyi. Ibyo nubwo ari boring gusa at least umenye kubikora. Wabikora n'undi muntu ukabona urabwa no wabikeneye gusa bikora n'undi muntu muvandimwe wawe inshuti yawe cyangwa umuturanyi wawe. Doesn't matter who. Gusa mwibutse ko zino applications za USIS were expired. Ikirageretse ko expired. Iyo urebye hejuru nk'iburyo yarana handitswe tariki zaba expired n'umwaka. Gusa ntukaza downloading form uvuge ngo uzaba yuzuza mu kindi gihe cyangwa umuntu agakoreze form kuri yaba kuri mail cyangwa n'ubundi buryo bwose ayikorezamo nuko ngo iyo form aba ari yo uzuza. No. Uzagende kuri usis.gov. Link irekana ishyiraho hepfo tu hano muri description. Uzagende kuri usis.gov numara kuhakora ugende kwishakira form the latest version ya nyuma na nyuma iri kuri ntuza kuri site yawe cyangwa se ufiling ukoresheje online ndashaka ibintu byo kohereza by mail. Ndakeka ko iyi video hari ikivanyamo ubwo tuzakubitana mu yindi video. Peace out buddy.